uyu munsi wa none Bruce ni umuhanzi ukwereka ibikorwa bigaragara biri hariya. The Ben koko ni umuhanzi mukuru, ibyo nta wabitindaho, ibyo turabizi. Mu mwaka w'ibihumbi 2009 The Ben aza kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nawe nimba umuhanzi ashobora kuba ari umuhanzi mushyashya mu irushanwa akagera ku rwego rwo kuba aza ku mwanya wa gatatu, Bruce ni umuhanzi wakoze ubudasiba akora ubutaruhuka. The Ben ni umuhanzi wari umunyabigwi mu gihe cyashize, akuzwe ari umwami wa music. Bya bigwi yubatse mu mwaka w'ibihumbi 2007 nibyo biri kuza kumupushinga uyu munsi wa none, bigatuma agera kuri kariba yo guhangana nande na Bruce. Ibihe byiza nshuti bakunze mudasiba gukurikira Taifa Rwanda umunsi ku wundi. Uyu munsi wa none rero tugiye kurera hamwe isesengura cyangwa se ikiganiro gitoya kivuga ku bahanzi banini bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Ni amazina manini, ni abahanzi bafite brand nini mu gihugu ndetse yewe no hanze y'u Rwanda. Ni abahanzi kandi bakoze ibikorwa bitandukanye, kuko aba bahanzi ikikwereka ko ari abahanzi bakomeye kandi ari abahanzi bafite amazina manini nuko nta muhanzi rumwe muri bo umaze igihe kiri munsi y'imyaka irenga 10 mu muziki. Ubwo birumvikana ko ari abahanzi bafite ubunararibonye, bafashe imbaga nyamwinshi, bazwi, bafite ibikorwa biri hanze bigaragara. Ibyo bintu nibyo tugiye kugarukaho. Hari ibintu bimaze iminsi ku mbuga nkoranyambaga birimo bimeze nka battle cyangwa se ihangana ryeruye hagati yewe mu bahanzi cyangwa se muri abo bafana babo. Nta bandi bahanzi batari Bruce Melody ndetse na The Ben. Umwe yita Tiger, undi yita Igitangaza. Ni abahanzi banini, ni amazina manini, ni brand nini mu gihugu, ko n'abahanzi nubwo wenda batatangiye kariyeri zabo rimwe, ariko n'abahanzi ubona ko bagerageza gukompeta, n'abahanzi bari mu ihangana ryeruye, n'abahanzi banini bafite audience nini. Nimba abahanzi bashobora gukora igitaramo cyangwa se battle ikitabirwa n'abantu benshi, imbuga nkoranyambaga bagatiritiza igihugu, ubwo birumvikana ko ari abahanzi bafite nyine ibikorwa, n'abahanzi banini bafite amazina manini. Uyu munsi wa none ndavuga The Ben nk'umuhanzi wari uri muri competition na Meddy mu mwaka w'ibihumbi 2006-2007. Ndavuga Bruce watangiye kuririmba 2011, akaba backup singer muri Primus Guma Guma Superstar 2012, 2014 akaba nominated muri Primus Guma Guma. Aba bahanzi bombi ni abahanzi bagerageje gupushinga mu buryo bwabo, bakora umuziki mu buryo bwabo, kuko buri wese afite nyine uburyo akora mu muziki we, ahanini bigendanye nyine n'uburyo we ashaka ku bintu bye nyine bigera muri audience cyangwa se mu bakunzi biwe. Uyu munsi wa none Bruce ni umuhanzi ukwereka ibikorwa bigaragara biri hariya yakoze muri icyo gihe cy'imyaka mike ugereranyije n'iya The Ben, kuko The Ben ni abantu batangiye umuziki za 2005, 2006 baramenyekana, 2007 ni abantu bari bakomeye cyane, kuko ngira ngo uyu munsi wa none abafana ba The Ben ku ijanisha rinini ni abafana bari hejuru y'imyaka 35. Urambaza impamvu ati kubera iki se afanwa n'abantu bakuze cyangwa se bakuru? The Ben koko ni umuhanzi mukuru, ibyo nta wabitindaho, ibyo turabizi, kuko niba umuntu yari muri competition 2007, 2006, 2008, ubwo ni ikintu kimuha nyine iyo nyine ni ikintu kimuha iyo titre yo kuba ari umuhanzi munini, kubera ko twese turabizi ko mu mwaka w'ibihumbi 2006, 2007 muri iki gihugu cy'u Rwanda amazina manini yarakomeye, yararimo n'uma The Ben ndetse na Meddy. N'abahanzi barakomeye cyane, hari nibishingiye ku bitaramo bakoraga, uburyo baririmbaga indirimbo zabo, cyane ko noneho by'umwihariko ku ikubitiro Meddy nkuko yafatwaga nka number 1 akaza n'ubundi akurikiwe na The Ben. Meddy yarafite uwo mwihariko wo kuba aririmba indirimbo z'urukundo ziri deep, akagira nako kantu ko kubigena ku rubyiniro kuri stage yafite wenda concert cyangwa se afite izo performance. Ni ibintu byagiye nyine bimugira umuhanzi uri big, yigarurirwa cyane cyane n'abantu imbaga nyamwinshi, ariko higanjemo abantu b'igitsina gore. Ni ibintu byagiye mbese muri make aba bahanzi bombi muri uwo mwaka cyangwa se muri icyo gihe baragiye bakreatinga ikintu kimeze nk'urukuta nyine, ku buryo na undi muhanzi wari kugira hamenera wenda bishingiye ku bahanzi bari icyo gihe. Cyo kora wenda nk'umuhanzi wenda wageragezaga kuza hafi yabo ni nka King James. Wabonaga ko King James ari umuhanzi nawe uri kuza hafi yabo, ariko King James wenda bijyanye n'imiterere ye akaba ari wa muhanzi nyine uteye ku buryo nyine atajya kunda ibintu by'ama competition, ibintu ngo byihangana. Wabonaga ko James ari umuntu nyine utujemo, wenda utajya kunda no kujya wenda mu bintu bya showbiz, ukabona ko ari umuhanzi uraza agakora indirimbo agakubita hit abantu bakayikunda, ariko nagashaka kwigaragaza, nagashaka kujya muri izo competition. Ni ibintu nyine byagiye bikreating icyo kintu nyine cy'urukuta cy'icyuho. Ubwo ndi kuvuga mu mwaka w'ibihumbi 2008, 2007. Hanyuma aba bahanzi nkuko bari kuri on top mu mwaka w'ibihumbi 2008, Ngabo Medard yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wibuke neza muri icyo gihe bamaraga bari mu marushanwa muri competition nk'abahanzi bari big cyangwa se bari biggest in Rwanda, byatumye nyine byabaye nkaho bizanamo icyuho, kuko urumva umuhanzi Meddy wafatwaga nk'umuhanzi wa mbere yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika,
ubwo birumvikana ko wenda se ni impamvu ze bwite z'ubuzima bwe bwite ahanini bishingiye nyine ku mikorere yiwe. Hari igihe wenda babonaga se umuziki wo mu Rwanda wenda arafite iyo fame, afite aba bantu aragenda agakubita petit stade kuzuza stade Amahoro, ariko nyine akabona wenda mu buryo bwa financial ntago umuziki uri kuba developed mu buryo wenda bw'amafaranga. Ibyo bintu wenda bimusunikira wenda kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwishaka izindi nyungu, ariko bitamubuza gukora umuziki uko arawukunda. Ubwo Meddy abaragiye 2008, ubwo birumvikana ko The Ben ari we wasigaye yikaraga mu kibuga wenyine. Nkuko nabivuze wenda inyuma ye habaga hari nka King James n'abandi bahanzi wenda basa nk'abari bakomeye muri icyo gihe. The Ben arakora asigara nyine ubwo yikaraga mu kibuga. Mu mwaka w'ibihumbi 2009 The Ben aza kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe. Ubwo urumva hahise noneho hazamo icyo gifatika cyane kinagaragarira buri wese, kuko babahanzi bose twafataga nka the best artist, the popular, bari abahanzi n'ubundi basa nkaho bageze gute baducitse. Icyo kintu cyaragiye birema icyuho ku buryo aba bahanzi nyine umwaka w'ibihumbi 2009 ukagenda ukagira za 2012 umuhanzi byibura wasaga nkaho ari gukanyakanya, ubona ko nyine ari latest ni King James. King James icyo gihe yarakoze arakubita akora ibishoboka byose yasuramo amahits, abandi urumva nabo wenda barageragezaga, urumva nimba wenda umwe yaragiye muri Amerika n'undi akagenda muri Amerika, bagendaga basura indirimbo nkeya kwa kundi n'ubundi babaye nk'abahanzi badakorera kuri pressure. Arasohora akaririmbo wenda akazaga kubite, ariko ari US ntago waraza gukora ibitaramo mu Rwanda byoroshye, ntago araza muri vacances wenda ngo wataramira abanyarwanda. Ni ibintu byagiye nyine biremisha cyo barema iyo distance hagati yabo n'abafana babo, kuko urumva kuba umuhanzi ari US agakubita indirimbo akapromotinga, ikabona promotion, ikaza mu itangazamakuru muri media bakayiplayinga, ikaba nyine ikabostinga, ariko ntago umuhanzi bari kubona, abafana ntago bari kubona umuhanzi wabo. Muri icyo kintu wenda cya performance ni iki. Mu mwaka w'ibihumbi 2011 Itayiwacu Bruce yari yarakoze indirimbo nubwo itigeze imenyekana nk'uko yabigaragaje. Icyo gihe indirimbo yari afite itigeze ijya hanze ngo imenyekane cyane, yarayifite gusa akaba ari wa muhanzi n'ubundi ugerageza kwishakisha, utaramamara, utaragira izina. Mu mwaka w'ibihumbi 2012 niba mubyibuka neza, Bruce yabaye backup singer muri Primus Guma Guma. Iyo Primus Guma Guma Superstar yatwaye n'umuhanzi King James, nkuko nahoze mbabwira ni James guhera mu mwaka w'ibihumbi 2009 ubwo The Ben yavaga mu Rwanda yasigaye ameze nk'aho ari uri kwikaraga mu kibuga. Ibyo bintu byamuhaye opportunity ndetse binarema icyo kintu cyo kuvuga ngo agiye kuba nominated muri Primus Guma Guma 2012, birangira ageze gute anayegukanye. Wibuka neza Bruce yari ari backup singer muri Primus Guma Guma ya King James. Bruce abona ko bya bintu bishoboka, atangira wenda kwizerera mu muziki, kubirivingira muri music n'ibindi bitandukanye. Ibyo bintu bimurema icyo kintu cy'imbaraga, ariko n'ubundi ngira ngo nibwo yarageze n'ibyago, ngira ngo na nyina wiwe yitaba Imana. Biri mu bintu byamushenguye, gusa bituma noneho amera nkaho akangutse. Urumva muri icyo kintu wenda cyo kuba nyina amaze kwitaba Imana, yasigaye ari we muntu nyine uri gufata inshingano z'urugo. Urumva yagombaga kwita kuri barumuna biwe, bituma nyine abo umuntu nyine uri ukomeye muri we, yishakamo icyo kintu cyo gukomera muri we. Agerageza gukora umuziki we ntacyo ahomba. We Bruce Melody akora muri umuziki guhera mu mwaka wa 2012, akora nyine kubera ko yaramaze kubona ko nimba wabaye backup singer muri Primus Guma Guma, agerageje gukora buri kimwe kugira ngo nyine agerageze gupushinga uwo muziki wiwe utarumbwaga cyane, ko atarigeze yiyerekana mu Banyarwanda. Ntabwo yigeze nyine yagore akamenyekanye ngo agire iryo zina rimupushinga. Guma Guma imubera nk'ikintu kimera nkaho kimusunika muri ubwo buryo. Ariko noneho ubwo hacaho imyaka 2, ubwo ni 2014, Bruce Melody muri iyo myaka 2 yakozemo indirimbo zamugize umuntu uri kuri kariba yo kuba yarba nominated muri Primus Guma Guma 2014. Icyo kintu cyamuremyamo akantu ko kuvuga ngo noneho okay biranashoboka. Noneho nkaho ibyo bidahagije, Bruce akimara kuba nominated muri Primus Guma Guma Superstar 2014, nkaho ibyo bidahagije, yaje ku mwanya wa 3. Ndagira ngo mubyumve neza, nimba umuhanzi ashobora kuba ari umuhanzi mushyashya mu irushanwa akagera ku rwego rwo kuba aza ku mwanya wa 3, icyo kintu muracyumva. Nuko Bruce guhera mu mwaka wa 2012 yakoze icyo kintu cyo kurema umuziki, awurema n'umutima we wose ntacyo ahomba, ameze nk'uwiyahura. Ibyo bintu byatumye Bruce bijya 2014 ari kuri level yo kuba yaba nominated muri Primus Guma Guma. Noneho aho byabereye akasamutwe, Bruce yegukana umwanya wa 3. Ni ibintu ubundi bidakunze kubaho kubura umuhanzi mushyashya ukaza muri 5 ba mbere.
hanyuma ubwo Bruce atangira 2015 arakora indirimbo, 2016 arongera aba nominated muri Primus Guma Guma, nabwo yegukana umwanya wa kabiri. Ndagira ngo mubyumve neza, ahangaha yari ahatanye n'umuhanzi n'abahanzi barimo Urban Boys, Christopher na Bruce Melody ubwe. Birangira Urban Boys begukanye iri rushanwa, Bruce yegukana umwanya wa kabiri, Christopher yegukana umwanya wa gatatu. Hanyuma Bruce agomeza gukora umuziki we nk'ibisanzwe. Wibuka neza Meddy na The Ben bari baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, basoraga indirimbo nkeya zimwe na zimwe cyane ko batari abahanzi bakorera ku gitutu, ahanini bishingiye ku kuba wenda barafite nk'akazi bakora muri US, bafite izindi nshingano barimo wenda zidafite zirebana n'umuziki, ariko kakantu kabakundishije umuziki katumye baza mu muziki bawukunze, kagomezaga kubapushinga, kakabasunikira mu gukora indirimbo nkeya, rimwe na rimwe akubisa umwaka ibiri hanze, indirimbo hanze, akubisa indi indirimbo. Ibyo bintu nyine biri mu cyo kintu cyo kuvuga ngo niba bagiye gukora umuziki barawukora, ariko atari byo bintu nyine bari concentrate cyane ku muziki, ntabwo bigeze bakoncentrate ku muziki cyane. Melody umwaka wa 2018 arongera aba nominated muri Primus Guma Guma Superstar. Bruce wari umaze iyo myaka hafi ne yari yarakozemo indirimbo zabaye amahit zitandukanye, zakozwe n'abatari bake, ngira ngo murazize, singoma ngo nirwa nzivuga. 2018 Itaye Iwacu Bruce bivugwa ko binatangazwa mu bitangazamakuru bitandukanye, abajaji baravivura ko Bruce yegukanye Primus Guma Guma Superstar ku nshuro ya 8. Ndagira ngo icyo kintu mucyumve neza. The Ben na Meddy bari barehereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo kintu rero cyo kuvuga ngo bagiye gukora nyine icyo kintu cya collaboration, byose byaturukaga mu bitekerezo byabo, yaba The Ben na Meddy, ngira ngo murabizi hari ama collaboration yabo, hari ibiki bitandukanye, indirimbo zabo zitandukanye, ngira ngo murazizi. Kuba abo bahanzi The Ben na Meddy bari bahanganye muri iyo myaka ya za 2007 2008, ntago byatumaga nyine birema icyo kintu cyo guhangana bigeruye hagati yabo ngo baba abantu ngo bashaka kuba banzi, baba abantu bashaka kugira kuko ikimenyemenyo urabibona ko The Ben na Meddy bafitanye indirimbo nziza zitandukanye zanakozwe n'abatari bake. By the way, ni indirimbo nziza zifite icyo kintu cya spirite kinjira muri mindset z'abantu bagira gutekereza wenda bagakuramo ibyabo. Hanyuma Bruce mwaka wa 2020 ubwo amaze kubona igishoro yarayigukanye Guma Guma, atangira gukora indirimbo noneho ziri class, zifite amashusho meza, zifite production nziza. 2020 anahura na producer Element wari ukiri mu producer mutoya, aramuzamura, barahuza bakora icyo kintu kinini, bagerageza go creating a community. Iyo community nyine iyo abantu bumva umuziki uri quality, ufite quality nyine bijyanye n'uko wenda Element ari n'umuproducer mutoya ukizamuka uri kwishakisha. Hanyuma Bruce ubwo birangiye The Ben ubwo yari muzira n'ubundi zo kugaruka mu Rwanda. Hanyuma Bruce urumva yari yamaze igihe kinini yararemye icyo kintu nyine mu bafana, yaramaze kwigaragaza, yaramaze kuba convaincre mu bafana, yaratangiye kugira abantu afite audience y'abantu bamukunda. Kuko uzabibona kwijanisha rinini Bruce Melody, urubyiruko cyane cyane abajene bari munsi y'imyaka 35 nibo bamufana. Kubera iki? Kubera ko Bruce watangiye umuziki 2012 2013 2011 ni umuhanzi nyine biragoye ko yari kuza ngo akonvenke abantu barebye The Ben na Meddy mwaka wa 2007. Biragoye ahanini bishingiye ku kuba twebwe turi abantu bagira uko batekereza, kuko ntekereza ko umuntu avutse mwaka wa 2007 ntabwo arafite ubwenge bwo kuba yareba umuziki nyine ngamenye ngo uyu muntu nyine amubonemo icyo kintu cy'ubu specialist. Ntabwo byabaga bigoye cyane, ariko ngira ngo nk'abantu banyamakuru kenshi urabona ko muri iyi minsi The Ben ni umuhanzi wagerageje nyine gufata itangazamakuru, agerageza nyine kuri konvekana. Ubona ko na bamwe mu banyamakuru bagiye banigaragaza, bamwe na bamwe bagaragaza ko bamufana, ntiwabarenganya uti kubera iki? Abo banyamakuru muri icyo gihe bari abantu bakuru bazwi, bazi The Ben akompeta, ntabwo bari bakamenye izina Bruce Melody. Bamenye Bruce Melody ashize imyaka itari mikeya, kuko ngira ngo niba umuntu yarazwe 2007 umuntu ndagatangira kugaragara mu maso y'abanyarwanda 2014, ni ibintu nyine harimo icyuho cy'imyaka. Niyo mpamvu tunavuga tuti The Ben ni mukuru wande, ni mukuru wa Bruce Melody mu myaka, yewe yaba mu myaka cyangwa se no muri experience y'umuziki, ariko ntago bimugira umuhanzi wa mbere muri uyu mwaka turimo right now 2026. Ndabivuga n'amaguru yanjye biri n'amaso yanjye n'umutwe wanjye n'ibitekerezo byanjye. Itaye Iwacu Bruce Melody niwe muhanzi wa mbere on top muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ndabivuga nongere bisubiremo, Itaye Iwacu Bruce Melody igitangaza niwe muhanzi wa mbere mu Rwanda. Ibi ntago ndi kubivuga mu buryo bwa fanatisme cyangwa se bwo gufana, ndagira ngo mukurikire neza.
ntago kuba Bruce Melody namugira umuhanzi wa mbere nkanjye ubwanjye, ntago biramugira Bruce Melody wahoze ari umuhanzi ugaragara cyangwa se ufatika. Ntago Bruce kandi biramugira umuhanzi uzahora ari umuhanzi uri on top muri iki gihugu cy'u Rwanda, kuko hari upcoming bameze neza ejo bundi bazaba ari mu bihe byabo. The Ben nawe mwicane mwibwiza ukuri nk'abafana be cyangwa se nawe ubwe. The Ben yari king of music 2008 2009, ariko uyu munsi wa none icyo kintu cyamugize umwami w'umuziki akabivamo akamera nk'aho abisize, cyabaye nk'icyongera kumera nk'aho kimumanura, gituma kakantu ko kuba umuziki nyine yarawukoze icyo gihe akiyumva nk'umwami w'umuziki, agakundwa n'abatari bake, akagira iyo fame, akagira audience y'abantu banini bamukunda, na n'uyu munsi biracyamusunika. Byatumye ajya muri Amerika amara igihe ari gukora, hanyuma nyuma yo gukora agaruka mu Rwanda, agaruka kwiyibutsa abantu bari basanga bamaze kumwibagirwa. Ariko yibagirwa ko Bruce we yaramaze iyo myaka yose atarigeze ahagarara, yarakoze umuziki ubudasiba, agakora umuziki yivuye inyuma, agakora umuziki nyine ntacyo ahomba, anabitwariramo amarushanwa atandukanye, biri mu bintu byagiye binamuspushinga bituma ava ku rwego rumwe agera ku rundi. Ubwo bivuze ngo The Ben yavuye muri US agaruka mu Rwanda, Bruce yaramaze gukonveka abantu, ariko noneho kwijanisha rinini n'urubyiruko. Niyo mpamvu bakubwira ngo abafana ba Bruce kwijanisha rinini n'urubyiruko, abafana ba The Ben kwijanisha rinini n'abantu basa nk'abari hejuru y'imyaka 35 bamuzi mu mwaka wa 2007 bazi ubwenge nyine bamubona n'amaso yabo. Ahubwo The Ben arakazi, nk'uko ngira ngo hari abasesenguzi muri iyi minsi bamaze ibisi babigereranya, bafata The Ben bakamugereranya na Ronaldo, noneho Cristiano nani Bruce bakamugereranya na Messi. Uti kubera iki? Lionel Messi ni umukinnyi ushimwa kubera ko yakinnye mu kibuga agakora ibintu bigaragara, agakora nyine ibintu biri visave, akagenda agahura n'abanyacyubahiro abo ngabo ba Jimmy Fantino, bakagira nyine bakifata iyo foto y'urwibutso yuko wenda yagize achievement yagezeho. Ariko Cristiano Ronaldo we ni umukinnyi utumizwa, niyo yaba atigeze akora competition akaza agahagarara n'abayobozi bagafata ifoto y'urwibutso, kubera ko we afite icyo gikundiro cyo kuba ari umukinnyi nyine wubatse ibyo bigwi mu bihe byashize. Uyu munsi wa none ntabwo Cristiano ari mu bihe bye byiza muri iki gikombe cy'isi turimo, ariko ntago bimugira umukinnyi uciriritse imbere ya Messi. Ariko Messi we nubwo wenda ajya kuri iyo pano agafata ayo mafoto y'urwibutso agahura n'abanyacyubahiro, abikora kubera ko yakoze agatsinda ibitego, agatsinda hat-trick, akagira gute. Ariko Cristiano we aza nk'umustar w'umunyabigwi muri legend cyangwa se muri legend, uje no kwifata ifoto bijya bintu yakoze mu gihe cyashize bikaza bikamukavuringa. Uyu munsi wa none akaba ari umukinnyi mwiza cyane kandi ukunzwe. None ukibaza uti Cristiano kari umukinnyi ukunzwe, akaba ari umukinnyi wenda ufite ibyo bigwi umugira umukinnyi w'igitangaza. Uyu munsi none tukaba tubizi neza ko Cristiano ikipe ya Portugal itarigera itwara n'igikombe cy'isi na rimwe, uwo mwita Lionel Messi akaba yaratwaye igikombe cy'isi. Ibyo bintu niba bivugwa yuko igikombe cy'isi umuntu gifite nyine ari we nimero ya mbere arusha undi, ubwo ni ibintu bihita bigaragara neza ko Lionel Messi ari we mukinnyi wa mbere ku isi. Ibyo tubyumvikaneho. Ndabigereranya n'ibya Bruce Melody nshingiye kuki. Bruce ni umuhanzi wakoze ubudasiba, akora ubutaruhuka. The Ben ni umuhanzi wari umunyabigwi mu gihe cyashize, akuzwe, ari umwami wa music. Uyu munsi wa none byabigwi yubatse mu mwaka wa 2007 nibyo biri kuza kumupushinga uyu munsi wa none, bigatuma agera kuri kariba yo guhangana na Bruce. Ngira ngo ari ubusesenguzi maze iminsi numva ku mbuga nkoranyambaga bagerageza nyine gukompara icyo kintu cyo kuvuga ngo The Ben icyo gikundiro, iyo favor y'Imana yaraje n'icyo kintu cyo kuba yarubatse nyine icyo kintu cy'ikizere mu bafana mu bihe byashize, byaragiye biramukavaringa. Uyu munsi wa none nibyo biri kumukavaringa, akisanga ari kuri battle na Bruce Melody. Bruce Melody uri kuri battle na The Ben ni Bruce Melody utarigeze aruhuka, akoze umuziki ubutaruhuka, agatwariramo amarushanwa atandukanye, akubwira ko ariko kazi kamutunze. Bruce ukubwira ko ariko kazi kamutunze atandukanye na The Ben wagiye muri US agashaka amafaranga, akamera nkaho ateye umuziki umugongo. Ndagira ngo icyo kintu mucyumve neza. Ndakumenyesha ko uyu munsi wa none iyaba Bruce ari umuhanzi wigeze ajenjeka, hanyuma akajya mu bindi wenda ntabe concentrate ku muziki, bishobora kuba byaramwafectinze uyu munsi wa none, ntago tuba turi kubona bato ahanganyemo na The Ben. Uyu munsi wa none ndagira ngo mbabwire ko iyo Meddy atigera ajya muri Leta Zunze za Amerika akaguma mu Rwanda akagomeza agakora umuziki, The Ben akaguma mu Rwanda akagomeza agakora umuziki. Muri iyo myaka iyo competition ikaba hakanavuka Bruce Melody nk'uko yanavutse nyuma yabo, akaza agakora umuziki nawe. Uyu munsi wa none tuba turi kubona Meddy
on top, umuhanzi wa mbere mu Rwanda, tukabona The Ben ku mwanya wa kabiri, tukana Bruce ku mwanya wa gatatu, n'abandi bakagenda baza. Ariko uyu munsi wa none aba bahanzi babiri bombi bari ku gasongero k'umuziki nyarwanda muri iyo myaka babaye nk'abatera umuziki umugongo bajya mu bindi, bituma havukamo undi muhanzi nyuma yabo ariwe Bruce, hanyuma araza akora ubudahagarara, akora nk'uwiyahura ntacyo ahomba, hanyuma akonvenka abanyarwanda, atwariramo amarushanwa atandukanye. Ibyo bintu byaragiye biri mu cyuho ku buryo aka kanya ndemeza neza ko Meddy aramutse agarutse mu Rwanda akavuga ngo ngarutse muri music, mvuye muri gospel, ngarutse muri secular music, mvuye muri gospel, Meddy ashaka guhitamo umuhanzi wa mbere kuko we afite igikundiro kitabaho, birenze ubwenge bwa muntu. Ndabyemeza neza ko aka kanya Meddy aramutse agarutse mu Rwanda akagaruka muri secular music, yaba umuhanzi wa mbere mu Rwanda, mu gihe n'ubundi akabaye akurikirwa n'umuhanzi The Ben nk'uko byahoze. Uyu munsi none naga ariko byagakwiye kubyamera. Ku mwanya wa kabiri hajyaho Bruce. Uti kubera iki? Bruce yajya ku mwanya wa kabiri kubera ko yakoze ibikorwa, akora ubudasiba, akora ubutaruhuka, mu gihe The Ben nawe ubizi neza ko arushwa igikundiro na Meddy aramurusha igikundiro. We yagizemo ku kantu ko kujenjeka, yibagirwa ko Bruce we yakoze ntacyo ahomba, akora imindirimbo ubudasiba. Ibyo bintu rero bigahita bifata Bruce bikamushyira umwanya wa kabiri, akurikira Meddy. Hanyuma The Ben akaza ku mwanya wa gatatu, n'abandi bakagenda baza. Ubu busesenguzi ngoze, niba uri umuntu ukunda umuziki nyarwanda, ndabyumva neza ko, cyangwa se wenda bijyanye n'ibyo navuze, ndabizi neza ko nta ruhande na rumwe nigeze mbogamiraho. Ndakwingiza duhurira hasi muri comment, hanyuma nawe uvuge ibyo bintu mvuze niba kuko bihura biri too much. Kuko uyu munsi wa none impaka ku mbuga nkoranyambaga ni impaka, ngira ngo nta nubwo wenda twavuga ngo Bruce ngo wenda ngo ni umuhanzi wa mbere, nubwo wenda nari nabigarutseho, ariko kuko abaye wa mbere ntago iyo battle ntago yajya nyine agenda akaririmba nta muntu bahanganye. Ariko umunsi wa none niba turi kubona battle ya The Ben na Bruce Melody, bamwe batitayiga abandi bati 001 igitangaza, ibyo bintu biragenda bigacreatinga iyo business mu buryo bwa business, bakaba bahanzi nyine buzuzanya, bakaba bahanzi nyine bahanganye, ariko bikarema ko kazi abantu bakabona amafaranga, abantu bakagira gute. Ibyo bintu nyine bigatuma bikabagiraho inyungu mu buryo buri economy. Hanyuma uyu munsi none icyo twifuza no ko nyine iyo bati igomeza kuba, ariko abantu kuri mu mutima wako barakuzi kubera ko uyu munsi none Bruce Melody ntago ari umuntu muza kuburana we ari kwirata ingufu z'imiringa, ahubwo Bruce aza kwereka ibikorwa. Abasubscribers miliyoni kuri YouTube, Primus Guma Superstar, mu nama y'igihugu y'umushyikirano kuri pano, ari kubazwa ibitekerezo anavugira aba content creators, we akuburanyisha ibimenyetso. Mu gihe The Ben we aza ko kuburanyisha kera nari mfite legend, mfite ibigwi, nubatse ibigwi. Icyo kintu rero kimukavaringa kinatuma wenda za muri iyo competition, nibyo bintu byatumye n'ubundi munsi wa none turi kubona battle y'umuhanzi The Ben ndetse na Bruce Melody.